ni umutinganyi ruharwa niko batamukunda bamwita. Ni umugabo ukunzwe n'urubyiruko kubera yuko abenshi bamufatiraho icyitegererezo, cyane cyane ukurikije amagambo bavuga y'ubwenge kandi yo kubigisha. Tega amatwi aka kantu nikagucike. Amafaranga ntago azana ibyishimo, gusa amafaranga yakwita kuri byinshi. Ese amafaranga yatuma wumva uri uw'agaciro? Oya. Ese amafaranga yatuma wumva unyuzwe? Oya. Mu by'ukuri biroroshye ko ushobora kuba wakwiyumva nk'umunyantege nke bitewe n'uko njye naraririwe kuba nazatuma Hollywood ikundwa ikamamara, kuko twese usanga dutekereza bijyanye no kwamamara, igikundiro ndetse n'amahirwe mu buzima no gutaha ibirori. Najyaga nibwira ko umunsi nabigezeho buri kimwe cyose kizagenda neza, gusa siko byagenze. Abantu benshi turamuzi, gusa benshi mu kumumenya kwabo ntabwo bazi izina rye bwite YABAYE, kubera ko n'ubundi izina azwiho ni Michael SCOFiELD, umuhanga ndetse umukinnyi w'imena wo muri Prison Break, seri hafi ya twese twamenye. Gusa mu mwaka wa 2013 nibwo inkuru y'ubuzima bwe yatangiye gusa nk'ihinduka, kubera yuko nko mu gihugu cy'Uburusiya batangiye kumugira igicibwa, bavuga yuko atazongera no kubinjira mu gihugu kubera yuko adakurikiza itegeko ryabo ryo kuba nyine atari umutinganyi. Ibyo ngibyo byakurikiranye no kuba igicibwa mu bihugu by'Abarabu ndetse n'ahandi henshi mu isi batashyigikiraga ubutinganyi muri icyo gihe. Keretse ubu ngubu muri iki gihe ubutinganyi bushyigikiwe ndetse bwatagatifujwe na benshi, cyane cyane biciye mu muryango witwa LGBT nawe n'ubundi abarizwamo. Ubwo nyine icyo gihe ibinyamakuru byinshi byo mu isi bitandukanye birimo nka famouspeople.com bivuga ku byamamare byagiye bimuvuga yuko ari umutinganyi, ndetse nawe ubwo abyemerera akaba anavuga yuko ibyo ngibyo bimuhesheje ishema, ari nako n'ubundi abatinganyi bose baha bavuga. Si ibyo gusa byo kwitwa igicibwa muri ibyo bihugu bitandukanye, kubera yuko no mu mafilime atandukanye akomeye yari yarashoyemo amafaranga menshi, bari baragennye yuko n'ubundi YABAYE wari umaze kuba icyamamare mu isi. Ayo mafilime meza bateganyaga yuko azagaragaramo, maze kubera kwitwa igicibwa muri iyo myaka icyo gihe ntabwo yagaragaye muri ayo mafilime, kubera yuko abaturage benshi bari batangiye kutamucira kari urutega, n'ubundi bimuhombya amafaranga menshi ari kuzungukira muri izo filime yaza kuzikinamo. Dore impamvu byatangiye kuzamuka bivugwa ko ari umutinganyi. YABAYE ku myaka ikabakaba 50, nta mugore nta mwana ndetse nta n'umuntu wari uzwi bari barakundanyeho, keretse abashyirwa mu mazina y'uko bakundanye nawe harimo n'ab'abagabo. Ubwo nibyo byatumye inkuru yamamara mu isi hose y'uko YABAYE ari umutinganyi. Akomoka mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko yavukiye mu Bwongereza. Ni umuherwe ufite akayabo ka miliyoni enye z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyashyize mu mafaranga y'u Rwanda ni miliyari zisaga 5 z'amanyarwanda. Reka dusubire inyuma y'imyaka 51 tujye ku itariki 2 Kamena mu mwaka wa 1972. Icyo gihe ababyeyi babiri b'Abanyamerika bari batuye ahitwa Oxfordshire mu gihugu cy'Ubwongereza, maze babyara umwana wabo bamwita YABAYE, amazina n'ubundi nka ya se. Uyu yakuze ari umwana w'umuhanga cyane, kubera yuko ku myaka 10 yonyine gusa yavugaga indimi zitandukanye zirimo Icyongereza, Igifaransa, Ikidage ndetse n'Ikirusiya, kandi izo ndimi zose abasha kuzivuga ku rwego rwiza. Ababyeyi be ni YABAYE ndetse na Joy Marie Pamela. YABAYE yari yaravukiye mu gihugu cy'Ubwongereza, ariko mu gihe yari afite umwaka umwe umuryango we wimukiye mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, n'ubundi ari nacyo gihugu cy'ivuko cy'ababyeyi be, maze bimukira Brooklyn mu mujyi wa New York bava mu gihugu cy'Ubwongereza. Dusubiye inyuma ho gatoya, ubwo YABAYE yavukaga ise yari umwarimu ari n'umunyamategeko, ariko ibyo ngibyo n'ubundi akabikora yiga no muri kaminuza. Mu mwaka wa 2003 YABAYE yavuze yuko ababyeyi be bombi, umwe yari umwirabura undi ari umuzungu, gusa yari umwirabura ukomoka muri Afurika ndetse na Jamaica. Nyine ubwo ibisekuru bya se akaba ariho byakomokaga, naho nyina ibisekuru bye byari bifite amamoko mu gihugu cya Swede, Ubufaransa ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi harimo n'Ubuholandi. YABAYE iwabo bari abana 3, ubwo niwe n'abashiki be 2 ari bo Ray Miller ndetse na Gillian Miller. Ubwo n'ubundi kuko babaga Brooklyn muri New York niho yize amashuri yisumbuye, ayiga mu ishuri ryitwa Millwood High School. Maze mu mwaka wa 1995 YABAYE asuza amashuri ye ya kaminuza
muri kaminuza yitwa Princeton University. Ubwo nyuma ya kaminuza amashuri ya masters yayize muri Harvard University nka university izwi ya mbere mu isi cyangwa se iri mu za mbere. Wentworth mu mwaka w'1995 ubwo yasozaga kaminuza mbere yuko yiga masters yatangiye ibintu byo gukina amafilme, ariko amafilme mato atarashoyemo amafaranga menshi. Gusa hashize imyaka 5 atangiye gukina amafilme mu mwaka w'2000 nibwo byibura Wentworth yaje kugaragara muri filme yisumbuyeho gato ariyo yitwa Romeo and Juliet. Ubwo n'ubundi ni filme yavugaga ku nkuru ya Romeo na Juliet, ya nkuru muzi, ariko mu mwaka w'2000 maze akinamo yitwa Paris. Nyuma y'uko mu mwaka w'2000 agaragaye muri iyo filme yitwa Romeo and Juliet yo muri icyo gihe yitwa Paris, mu mwaka w'2003 yaje kugaragara mu yindi filme yitwa Underworld yitwa Dr. Adam Lockwood. Ubwo nibwo mu mwaka w'2005 ikigo cyitwa Fox Broadcasting Company cyaje gutegura seri yagombaga kuzasohoka muri uwo mwaka, n'ubundi ikaba yaritwaga Prison Break. Ikaba ari seri ifite inkuru igaragaramo abavandimwe babiri, umukuru afungwa ariko arengana, maze umuto nawe akifungisha kugira ngo agerageze kuba yacikisha mukuru we, ndetse akaza no kubigeraho. Iyo role y'uwitwa Michael SCOFiELD ikinwa muri iyo filime ya Prison Break yakunzwe n'abantu benshi mu isi muzi, uwo ngo ni Wentworth. Iyo seri ya Prison Break mu gihe bayikoraga bayitegura ntabwo bari bazi yuko izarebwa n'abantu igakundwa ku buryo yakunzwemo. Mu cyumweru cya mbere season ya mbere ya Prison Break ikimara gusohoka yarebwe n'abantu 9,200,000 bose. Ubwo n'ubundi bumvaga yuko kuba bakoze season ya mbere ari nko gusuzuma zira season zose zigera kuri 5 ira filime yagize. Ntago bakikaga yuko izazigira kubera yuko n'ubundi batari bazi neza yuko izakundwa mu buryo yakunzwemo. Imaze kugera hanze abantu bayisamiye hejuru barayikunda cyane, ndetse basaba ikigo cya Fox kuba cyakomeza izindi season zikurikiyeho, maze n'ubundi bagakomeza bakirira ubuzima cyangwa baryisahari wenda baryoherwa n'iyo season bari barimo babona iryoshye gutyo. Birumvikana umukinnyi muri la filime wagaragajemo ubwenge bwinshi cyane niwe wagombaga gukundwa n'ubundi kurusha abandi bose. Ubwo n'ubundi ni Michael SCOFiELD, n'ubundi ari we Wentworth. Wentworth ajya gukina muri iyi seri n'ubundi yagaragaye nk'umukinnyi umwe mu banyuma, kubera ko n'ubundi wari wateguye yuko arakina role ya Michael SCOFiELD ntago yari Wentworth. Ahubwo Wentworth yaje kugaragara n'ubundi nyuma habura iminsi mikeya cyane kugira ngo filime ibe yatangira gukorwa. Yari umuhanga kuko Wentworth pe, gusa ntabwo yari yarakinnye mu yandi mafilime gagaragara nk'umukinnyi w'imena muri yo, ariko yari abonye amahirwe yo kwigaragaza ngo abe yagaragara nk'umukinnyi w'imena muri filime iyo ari yose cyangwa seri. Amataba byaye amavuta n'ubundi mu kumuha role igaragaza umuntu ufite ubwenge bwinshi, n'ubundi mu gihe Wentworth usanzwe n'ubundi ari umunyabwenge. Uyibuka afite imyaka 10 yari afite ubuhanga bukomeye cyane kuko yavugaga indimi zigera kuri 4. N'ubundi ubwo yari umuntu urangije masters muri kaminuza ya Harvard University, kandi birumvikana n'ubundi muri Harvard University nta kigo gikihiga nako nta muntu utari umuhanga wabarize muri kaminuza kuko n'ubundi razwi nka kaminuza ya mbere mu isi. Ubwo rero mu gukina iyo seri ya Prison Break Wentworth mu isura y'uwitwa Michael SCOFiELD n'ubundi yaje kwamamara mu isi hose. Ubu ngubu isi yose cyangwa se hafi isi yose iramuzi. Yaguye Prison Break yakinnyemo yakunzwe mu isi hose, gusa ntabwo byatumye abona ibihembo kubera yo, gusa kuyikinamo byatumye yitabira, dore ko mu mwaka wa 2005 yaje kugaragara mu bahabwa amahirwe mu gihembo cyitwa Saturn Award n'ubundi kubera Prison Break. Si Prison Break gusa Wentworth yagaragayemo, yagaragaye no mu yindi filime irangira yitwa The Loft nayo yakunzwe cyane ku isi. Nubwo Wentworth ari umuntu ukunzwe n'abantu benshi mu isi ndetse bakaba bamufatiraho icyitegererezo, mu mwaka wa 2013 yivugiye ubwe ko afite uburwayi bwo mu mutwe bwitwa autism. Ubwo n'ubundi iyo nkuru yagiye isohoka mu binyamakuru byinshi bitandukanye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse no ku isi hose byandika ku byamamare. Reka tujye muri siyansi ho gatoya. Uburwayi bwa autism ubwabwo ni uburwayi bufata mu mutwe, n'ubundi bukaba ari uburwayi butuma umuntu adakontorora amarangamutima ye ku buryo ashobora kugira umujinya ukabije, akaba yanahutaza n'umuntu mu buryo bware bwo bwose. Ubwo nibwo burwayi Wentworth afite. Bivuga yuko ubu burwayi bwamufasha afite imyaka 2. N'ubundi nk'ibisanzwe uburwayi bufata umuntu guhera ku myaka 2, ibimenyetso byabwo bikagenda byiyongera uko agenda akura. Kubera iyi ndwara n'ubundi imeze nk'agahinda gakabije yatumye Wentworth agerageza kwiyahura inshuro nyinshi. Ni amagambo ubwe yivugiye. Ubwo muri izo nshuro yagerageje kwiyahura harimo n'igihe yagerageje kwiyahura mu gihe yari afite imyaka 15.